I have had a fruitful meeting with the Archbishop of the Seventh-day Adventist Church, Samuel Kajoba. Good. Together with bishops and their legal team, and we have agreed as follows. Ndakuramukije inshuti mukundwa mutima handitswe ngo TV official. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ndagarutse ngo tuganire. Nimuze rero mwicare hasi twiganirire. Ni ikiganiro nanone gisa naho ari murumuna w'ikindi twakoze ubushize. Nababwiye uko leta ya Uganda yafashe icyemezo cyo gushyira umuganda ku isabato, bigatuma n'abadventiste bahamagarirwa kuwukora, ariko baza kwitura ubutegetsi kugira ngo bugire icyo buhindura. Nsiga mbabwiye ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yizeje abayobozi b'itorero ry'abadventiste yuko icyo kibazo agiye kugikemura. Ndibuka ko twashoje twibaza ngo ese ni ryari. Ubu rero ngarutse kugira ngo nuzuze by'iki kiganiro kubera ko hari impinduka zabayeho. None wowe iki cyemezo ukurikije uko umaze kucyumva ndashaka ko unsubiza muri comment, cyangwa se hari abajya bampamagara badashaka gukoresha comment kuri channel bagahitamo kumpamagara. Ntacyo, mpamagara umbwire uko wacyakiriye. Ku muntu w'umudventiste umunsi wa karindwi, iki kiganiro ndatekereza yuko acyumvisha amatwi abiri. Ntabwo dutegereje yuko ubuhanuzi buzasohora bitewe nuko twabonye inka yuriye igiti. Ntabwo dutegereje yuko ubuhanuzi buzasohora bitewe nuko tubonye inkoko yameze amenyo. Oya, rero niba ubuhanuzi bugenda busohora kandi tukatuzi ko buzagenda busohora buhoro buhoro, dukwiriye kwitegura hakiri kare. Dukwiriye kwitegura, kandi Yesu yaravuze ngo ubwo muzabona ibyo muzararame, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kuri bugufi. Ndagusabye mwene data kugira ngo uze tujyane muri iki kiganiro. Ntabwo ari kirekire, iminota 8 ntikunanire. Dusenga Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Data mwiza ukiranuka, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Uhora wera, isi n'ijuru n'ibirimo byose byikubita imbere yawe bikuramye. Ndakwingiza kugira ngo Data uduhe umutima ujijutse kugira ngo tumenye uko dukwiye kwitwara muri ino si, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Ubushize twari twabayagejejeho inkuru yuko hari inkuru yavugaga ko muri Uganda hari gahunda y'isuku rusange ariyo yiswe umuganda, nk'uko tufite inahangaha. Yari iteganijwe kuzajya ikorwa buri sabato ya nyuma y'ukwezi, ndetse ubuyobozi bw'itorero ry'abadventiste umunsi wa karindwi busaba yuko baryo bazemererwa gukora icyo gikorwa ku cyumweru. Rero ayo makuru nk'uko bageshejeho ubushize, twabahaye n'amategeko yose ajyanye n'umuturage kugira ngo abashe kuba mu gihugu, kandi agihe ibyo akigomba, nacyo kimuhe ibyo kimugomba, kandi akibemo anezerewe atekanye. Ayo yose twarayabahaye. Rero uyu munsi twabonye icyemezo giturutse kuri Perezida wa Repubulika ya Uganda kije gusubiza ikibazo abayobozi b'itorero ry'abadventiste bari bamugejejeho. Nicyo tugiye kumva nonaha mu kanya. Ndakurarikira kugitega amatwi. Nagize inama nziza kandi y'ingirakamaro n'umwepiskopi mukuru w'abadventiste w'umunsi wa karindwi Samuel Kajoba, hamwe n'abepiskopi ndetse n'abandi bayobozi bari bamuherekeje, maze twemeranya ibikurikira. Ko abayoboke b'itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi bazajya bakora ku cyumweru aho gukora ku isabato nk'uko byasabwe na Perezida, ariko kandi bazajya bubahiriza
amasaha 3 yo kuguma mu ngo zabo, hanyuma batangire gahunda yo gusenga mu rusengero saa 4 hirya no hino mu gihugu. N'ubundi kandi ni umunsi umwe gusa muri myinshi. Ndashaka gushima cyane wowe Musenyeri Mukuru n'abandi bepiskopi kuba mwemeye icyifuzo cya perezida, kandi nzi ko guhera ubu imyanda iri hirya no hino mu gihugu izagenda igabanuka. Hamwe n'ibyo kandi inama y'abaminisitiri izaterana kugira ngo itange umurongo ku bisigaye kunozwa mu gihe kiri imbere. Ariko kuri ubu ndashaka kubashimira kuba mwemeye amabwiriza ya perezida. Bizera nihangane kandi mutuze, turimo kuganira na leta ntishobora kubikora muri ubwo buryo. Badivantiste turi abantu beza, kubahiriza amategeko, nta na rimwe twigeze tuganira leta, ntabwo twigomeka, dukorana na leta kandi buri gihe turayisengera, kandi ndasezeranya igihugu cyose nihangane mutegereze, turacyaganira. Kandi ubu rwose ndishimye kuba turi imbere ya Minisitiri w'Intebe wa Uganda, ubu turi imbere ya leta, kandi nishimiye kumva ko perezida mu bukerebutsi bwe yavuze ati mureke batwanga ari bo Badivantiste umunsi wa karindwi basenge ku isabato, kandi tubemerere gukora ku munsi ukurikiyeho ari cyo cyumweru. Ibyo byari inkuru nziza, kandi n'ubu biracyari inkuru nziza kuri twebwe, kandi turabizeza ko tuzabyubahiriza. Nibyo rwose, ku cyumweru tuzajya dukora, ariko ndashaka no kubisobanura neza kuri buri mwizera w'itorero uri kumva cyangwa ureba ibi. Ku isabato nimujye guterana, nimufungure insengero zanyu saa 4 kugira ngo dusenge, ariko mushobora gutangira gusengera mu rugo rwanyu gusa. Noneho gahunda yemewe yo guterana hamwe mu rusengero yo izajya itangira saa 4 hirya no hino muri Uganda. Noneho rero murakoze cyane, kuko nta kindi gihindutse n'uwo munsi gusa. Turashaka rero gushimira Minisitiri w'Intebe kuba yarahuye n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi muri iki gihugu, guhera kuri Musenyeri Mukuru, abandi bepiskopi ndetse n'abandi bayobozi, kandi akemera ko itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rikora umunsi waryo w'isuku ku cyumweru. Kubera iyo mpamvu tuzaba twiteguye ku itariki 30 y'ukwezi tujye gukora ibyo dusanzwe dukora, ko noneho igihe bizaba bigizwemo uruhare n'ubuyobozi bwa leta, kandi twese tuzaba duhari dukore ku cyumweru. Ariko kandi twemerewe kuba mu ngo zacu ku isabato kugeza saa 4, hanyuma dutangire gahunda yo gusenga. Kandi mbere ya byose turashaka kumara igishyika itorero ko leta yemera ubwisanzure bwo gusenga, kandi turashaka no kwizeza leta ko izubahiriza byimazeyo amabwiriza yayo. Ngira ngo murabyumvise. Reka rero twibaze ibibazo bikurikira. Reka twibaze ibi ngibi noneho kugira ngo tubashe kuza kubisobanukirwa neza. Icya mbere turibaza tuti, ese guhindura igihe cyo gutangira amasengesho y'Abadivantiste bakava kuri saa 1 bakajya kuri saa 4 ni ugukemura ikibazo cy'isuku gusa, cyangwa hari impinduka ndende bishobora kuzana ku myizerere n'imikorere y'itorero? Icyo ni ikibazo twibaza. Kugira ngo uze kucyumva neza iki cyemezo, ndagusaba kugira ngo wumve neza ibi bibazo nibajije mu mwanya wawe. Icya kabiri, ese leta ishobora gute gukora gahunda rusange igahindura ku buryo butaziguye gahunda isanzwe y'itorero ryanditse mu itegeko nshinga yaryo? Icya gatatu, ese iki cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'itorero gihindura gahunda y'abizera bose, cyangwa buri wese akwiriye guhindura kugira uburenganzira bwo kubanza kumva no gusobanukirwa impamvu yacyo, niba buri wese azisobanura imbere y'Imana ku giti cye? Niba igikorwa cy'isuku gishobora kwimurirwa ku cyumweru kugira ngo hubahirizwe imyemerere y'Abadivantiste, kuki amasaha yo gusenga nayo agomba guhinduka?
ese gusenga ni ukujya mu rusengero ku isaha runaka gusa cyangwa hari ihame rirenze gahunda y'amasaha? Ese umwizera utabashije kwitabira isuku ku cyumweru azaba arengera kwizera kwe cyangwa azaba atubahirije inshingano ze nk'umuturage cyangwa se nk'umunyagihugu? Ese iri hinduka rizafasha abadivantisite kurushaho kugira uruhare mu bikorwa by'igihugu cyangwa rizatera ibibazo bishya ku miryango yabo no kuri gahunda z'amatorero n'amateraniro? Reka dukomeze ku bibazo bikurikira. Ninde ufite ububasha bwa nyuma bwo kugena gahunda yo gusenga, leta cyangwa se n'itorero? Ese kubahiriza gahunda ya leta bishobora gutuma itorero rihindura gahunda yaryo isanzwe? Ikindi ni iki gikomeye kurusha ikindi muri ibi ngibi? Inshingano yo kuba umuturage mwiza cyangwa gukomeza kwizera? Cyangwa se byombi birashoboka gukorwa icyarimwe bitabangamiranye? Ikindi, ese iki cyemezo ni igisubizo cy'akanya gato cyangwa gishobora kuba intangiriro z'indi mpinduka kuri gahunda y'itorero ndetse n'imibanire yaryo na leta? Ese abizera basanzwe bo babona iki cyemezo bate? Ese baragishyigikiye kuko gifasha igihugu cyangwa hari ababona ko kibangamira gahunda yabo yo gusenga? Ikindi, ese hari itandukaniro hagati yo guhindura gahunda yo gusenga no guhindura ihame ry'imyizerere? Icyo ni ikibazo nagira ngo mbabaze, ariko reka mbabaze n'icyanyuma. Niba umunsi wo gusukura igihugu, umuganda, ushobora kwimurirwa ku cyumweru kugira ngo hubahirizwe isabato y'abadivantisite, ariko gahunda yo gusenga nayo yangiza igahinduka, ese abizera basanzwe bo babona iki cyemezo bate? Ese baragishyigikiye kuko gifasha igihugu cyangwa hari ababona ko kibangamira gahunda yabo yo gusenga? Ikindi, ese hari itandukaniro hagati yo guhindura gahunda yo gusenga no guhindura ihame ry'imyizerere? Icyo ni ikibazo nagira ngo mbabaze, ariko reka mbabaze n'icyanyuma. Niba umunsi wo gusukura igihugu, umuganda, ushobora kwimurirwa ku cyumweru kugira ngo hubahirizwe isabato, ariko gahunda yo gusenga nayo yangiza igahinduka ikava saa moya ikageza saa yine, ese koko iki kibazo ubwo kirakemutse nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yasezeranyije yuko agiye kugikemura, cyangwa se hari ikindi kibazo gishya ahubwo dutangiye kwibaza kivutse ubu ngubu? Reka iki kibazo mbasabe buri wese abashe kugitekerezaho, nugirira neza, nugira ubuntu, ukidusangize igisubizo ubonye, ukidusangize muri komenti, tuganire rwose kuri iki ngiki. Ibi ntabwo ari ibibwirizwa, ibi ni ibiganiro, kandi ibiganiro ni ukuganira. Muze tuganire rero. Nitutaganira ku ijambo ry'Imana turaganira kuki? Tujye kuganira se ku mupira w'amaguru? Tujye kuganira se kudusobanuye? Tujye kuganira se ku tubyiniro? Tuganire se ku bukene? Tuganire kuki? Niba tutaganiye ku ijambo ry'Imana, ngwino tuganire, kandi Uwiteka azabiguhembera. Reka turebe amagambo make cyane yo mu byanditswe byera. Amagambo aboneka kuri paje ya 366 y'igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, aravuga ngo ku isubi ya 3 haravuga ngo mujye mwibuka ko umwanya wose wo ku munsi w'isabato wejejwe kandi ko ari igihe cyera. Amagambo aboneka mu bihamya by'itorero umuzingo wa 6 paje ya 327 isubi ya 3 aravuga ngo abantu benshi bakeneye kwigishwa uko bakwiriye kugaragara mu materaniro yo kuramya Imana ku isabato. Isubi ya 3 yo kuri paje ya 326 ngo ababyeyi bagomba gutanga icyitegererezo cyihariye kugira ngo batume gahunda yo kuramya Imana iba icyigisho cy'ingenzi ku bana babo. Imirongo yo mu byanditswe byera igomba kuba
mu kanwa kabo inshuro nyinshi, cyane cyane imirongo itegurira umutima gahunda yo kuremya Imana. Amagambo y'agaciro nk'aya agomba gusubirwamo kenshi ngo mutima wanjye turiza imbere Imana yonyine kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Paje 327 isubi ya 4. Mureke tugomba kugira ishyaka ryo kurinda imbibi z'isabato. Mwibuke ko buri mwanya wayo wose ari uwera, n'amasaha yera. Ni isubi ya nyuma yo kuri paje ya 327 y'iki gitabo. 328. Mureke amasaha y'igiciro y'isabato ye gupfushwa ubusa abantu bari mu buriri. Ku isabato mu gitondo ab'umuryango bagomba kubyuka kare. Ni isubi ya 4 ya paje 328. Hanyuma amagambo tugiye gusorezaho kuri iki gitabo ni amagambo ari kuri paje ya 329 avuga ngo ishuri ryo ku isabato na gahunda yo kuramya bigize gusa umugabane umwe w'isabato. Umwanya usigaye ushobora kubera ab'umuryango umwanya wera kandi w'agaciro kenshi kuruta andi masaha yose y'isabato. Reka dusoreze ku isomo riboneka muri Bibiliya yera, dusoreze mu gitabo cy'Abalewi 23:3. Mu minsi 6 abarimo imirimo y'igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka n'uwo guterana kwera. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuzirizwa mu buturo bwanyu bwose. Ndagaruka kuri aya magambo. Mu minsi 6 abarimo imirimo y'igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka n'uwo guterana kwera. Imana ibagiriye neza. Shalom, shalom. Imana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami mwiza kuko utuyoboye muri iki kiganiro. Turagusabye kugira ngo ukomeze no kutuyobora no mu bihe biri imbere, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.